Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, ahangaha turi ni mu karere ka Gakenke, ni muri toro rya ADPR. Uyu turi kumwe rero ni perezida wa korali yo mu mujyi wa Kigali muri ADPR i Masaka. Niwe araje mu kanya tubwire korali ni yihe, aha basohokeye ni hehe, ubundi tuwugirane nawe ikiganiro nyine tuze kumva imba mutima ze nyuma yuko tugeze ku mugoroba nyine biriwe muri aka karere. Perezida mwiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru ni meza. Tuguhaye ikaze ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Wow, ni rero tugiye kuganira mutangira mutubwira amazina yanyu kugira ngo abadukurikiye amenye ngo tugiye kuganana nandi. Nitwa Usengimana Vedaste, nkaba ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana, nkaba ndi umuyobozi wa korali Jehova Shammai yahariye Masaka kuri paruwase, nkaba ndi umwe mu bayobozi bayigize. Tukaba twasohokeye ahangaha muri uyu mudugudu wa Musave, paruwase ya Gakenke, tukaba twaje mu bikorwa by'ivugabutumwa biri mu nkingi zubatse iyi korali Jehova Shammai, inkingi y'ivugabutumwa. Tukaba rero ibikorwa tubikora bikurikije ibikorwa tuba twateganyije mu gihe cy'umwaka. Ati nimwe mu nkingi z'ivugabutumwa, nimwe mu nkingi za korali Jehova Shammai. Ibone inkingi za korali Jehova Shammai uretse ivugabutumwa gusa niziye. Tugira inkingi y'imibereho myiza, tukagira inkingi y'imiririmbire n'iy'iterambere ndetse n'ivugabutumwa. Mu nkingi wenda yivugabutumwa, mu nkingi yivugabutumwa mwavuye i Kigali, amakorali menshi y'i Kigali rimwe na rimwe akarota ibyaro ugasanga hari gushaka ko rivugabutumwa ahantu hashoboka hagendeka hadasaba kuzamuka imisozi nka uriya twazamutse aho imodoka zasize abaririmbyi bagaterera nyine bakabira ibyuya. Mwebwe rero noneho iyo mugiye mu byaro gutya biba bishatse kwerekana iki cyangwa nibihe butumwa bisiga mu mutima yanyu? Murakoze cyane. Mu by'ukuri gusohokera mu biturage biragorana cyane, ariko ubundi byakagombye biri mu nshingano y'abakozi b'Imana. Dukwiriye kuzamuka imisozi tukajya kuvuga ubutumwa. Ntabwo rero twagombye kugira umupaka w'ahantu aho ariho hose wo kuvuga ubutumwa bitewe n'imiterere y'ahantu aho ariho hose, kuko na Yesu yavugaga ubutumwa akajya mu misozi akajya kurangurura akabwira abari hirya n'abari hafi. Ati niyo mpamvu natwe twahagurutse i Masaka maze twerekeza mu karere ka Gakenke. Mwakoze ivugabutumwa, tubona n'abantu bihannye abakira agakiza nk'intego rusange cyangwa nk'ingingo nyamukuru yo gukora ivugabutumwa, ariko kandi kuri uru rusengero twahasanze n'igikorwa cyo kubaka nyine inzu y'Imana, nacyo ni kimwe mu bintu bikomeye. Mwari mwabyiteguye gute? Mwari mubizi? Twari tubizi tukimara kubona ubutumire bw'uyu mudugudu, bitewe nuko dusanzwe tubanye dusabanye. Mu by'ukuri bari bafite agasengero gatoya, tukaba twashyizemo imbaraga kugira ngo tuze kubatera inkunga babashe kubaka urusengero rwiza rujyanye n'igihe. Inkunga ya korali Jehova Shammai yabaye twabateye inkunga mu by'ukuri y'amafaranga agera mu 200,000 by'u Rwanda, ariko kuri twebwe ntago tubona ko ari ayo 200 kuko igikorwa kiba cyakozwe ni kinini. Urabona korali n'abaterankunga turakabakaba mu bantu 100, abantu 100 kubazana mu misozi ingana gutya dukoresheje imodoka ntago biba byoroshye. Sina 200 gusa muba mwatanze, kuko no ku giti cya buri muririmbyi haba habonetsemo abandi bitanga. Ikindi korali kuba yaba yagiye ahantu niyiba yatumye haboneka public cyangwa abantu benshi bangana gutya, ari nabo bavamo nyine abitanga kuko baje kureba korali. Urumva mwashyize rero bo ibuye rikomeye nyine ku nyubako y'urusengero. Usibye rero inkingi y'ivugabutumwa, mu nkingi y'iterambere korali Jehova Shammai ya ADPR Masaka biba byifashe gute cyangwa ikoramo ibihe bikorwa? Murakoze cyane. Ku nkingi y'iterambere twubaka ubushobozi bw'abaririmbyi umuntu ku giti cye, dukora amatsinda tugamije kuzamurana kugira ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi turusheho kugwiza imbaraga z'umwuka ndetse n'iz'umubiri, kuko tudashobora gukora umurimo tudafite n'ubundi bushobozi. Tugarutse kuri ibi bijyanye n'imisanzu n'amafaranga, biba bisaba ko twiyubaka mu bundi buryo kugira ngo tubone uburyo tugira abaririmbyi bafite ubushobozi bashobora kubona umusanzu, bashobora kuboneka mu bikorwa by'iterambere. Ubu rero mu by'ukuri dufite
icyo twise agasanduka kagamije kubitsa kugira ngo twizigame tugwize imbaraga. Muri ako gasanduku iyo umuririmbyi wacu akeneye kuba yagira ibikorwa akora aza kuguzamo, tukaba twamutiza amafaranga kugira ngo agende yiteze imbere, azanire korali inyungu ndetse nawe yiteze imbere. Wavuze indi nkingi yindi yarya ni inkingi y'imibereho myiza. Nayo rero hakorwamo ibiki? Mu mibereho myiza habamo uburyo bwo gusabana. Iyo umuririmbyi wacu agize ibikorwa byiza, turegerana tukamusura, agasusuruka yabyaye, turamuhemba rwose akagubwa neza. Agapfusha ntabwo yigunga, turaterana tukamugaragira, tukamuba hafi ku buryo adashobora guheranwa n'agahinda. Ndumva rero korali Jehova Shamahi irenze kuba korali gusa, ahubwo ndumva ari nk'umuryango. Ni umuryango kuko muri iyo nkingi y'imibereho myiza tugira imiryango igera kuri 4 ibarizwamo abaririmbyi batandukanye. Muri iyo miryango rero hakorerwamo byinshi bigamije kwiyubaka ndetse bishobora gutuma ugaragara nk'aho ari incike muri twebwe mu buzima busanzwe. Iyo turi kumwe muri uwo muryango biramufasha, abona adaheranwe n'agahinda cyangwa se n'ibindi bijya bigaragara ku bantu bagaragara nk'aho baba badafite imiryango. Uwo muryango rero mu by'ukuri wubaka uwurimo, kandi na korali tukabona ko bigenda neza, kuko niyo duciye imisanzu rimwe na rimwe tukabinyuza muri iyo miryango, usanga ntawe ugira ipfunwe, kuko umuryango uhagurukira rimwe kugira ngo birwaneho bagaragaze ko umuryango wakoze igikorwa cyiza kigamije iterambere cyangwa se n'ibindi bikorwa. Ndumva ari isomo ryiza n'izindi korali wenda zizareba iki kiganiro turi kugirana na perezida wa korali Jehova Shamahi ya ADEPR Masaka bashobora kwigiraho. Ubundi perezida, korali Jehova Shamahi ni bantu ki? Uratubwira biography yanyu muri makeya, mwatangiye ryari, nibe bikorwa mumaze gukora mu ivugabutumwa, ubwo ndajya mu by'indirimbo nje no mu bindi, muri bantu ki ubundi wenda tugenda tunagana ku musozo? Murakoze cyane. Ibyo tumaze gukora ni byinshi. Dufasha abantu mu bigendanye n'ubwisungane mu kwivuza, mituelle de santé. Ikindi dufasha abakene bataraho muri korali, tugerageza kubashakira uturimo duciriritse. Ikindi korali Jehova Shamahi mu ivugabutumwa tumaze gusohora indirimbo, amajwi n'amashusho yitwa Uwiteka aturi imbere. Ikaba iri kuri YouTube, ugerageje kujyaho watubona. Ikindi korali Jehova Shamahi tumaze gusohokera muri izi ntara z'u Rwanda, tumaze gusohokera mu ntara zigera muri 4 z'iki gihugu. Tukaba rero dukomeje mu by'ukuri gukora ivugabutumwa hirya no hino, tugamije kuzamura ubwami bw'Imana. Shamahi yatangiye ryari, igizwe n'abaririmbyi bangahe? Jehova Shamahi yatangiye nyuma y'intambara ho gakeya. Nanjye ntabwo ndi mukuru cyane muri yo, ariko mu by'ukuri ni korali yubatse ku buryo bushimishije, kandi igizwe n'abantu 70, hagati ya 75 na 80. Reka tugushimire cyane kubwo ikiganiro cyiza muduhaye. Murakoze cyane, turabashimiye namwe kuba mwabanye natwe muri iki gikorwa cyo kudufasha umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha mwinshi.